izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Hamwe na Kiliziya y'isi yose, kuri uyu wa mbere tariki ya mbere Ugushyingo 2021, turahimbaza umunsi mukuru w'abatagatifu bose. Hamwe na Kiliziya y'isi yose, isomo ryamenye mu gitabo cy'Ibyahishuwe, umutwe wa 7 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4, uwa 9 kugeza ku wa 14. Njyewe Yohani mbona umumarayika uzamuka ajya iburasirazuba afite ikashe y'Imana nzima, avuga mu ijwi riranguruye abwira b'abamarayika 4 bari bahawe ububasha bwo kugirira nabi isi n'inyanja ati: muririnde kugira nabi isi, inyanja cyangwa ibiti, mbere yuko turangiza gushyira ikimenyetso ku gahanga k'abagaragu b'Imana yacu. Nuko numva umubare washyizweho ikimenyetso abantu 144 bo mu miryango yose y'Abayisiraheli. Nyuma y'ibyo mbona imbaga nyamwinshi y'abantu umuntu atashoboraga kubarura, iturutse mu mahanga yose, mu miryango yose, mu bihugu byose no mu ndimi zose. Bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya ntama, bambaye amakanzu yererana kandi bafashe imikindo mu ntoki, bakavuga mu ijwi riranguruye bati: ubucunguzi n'ubw'Imana yacu yicaye ku ntebe y'ubwami bukaba n'ubwa ntama. Nuko abamarayika bose bari bakikije intebe y'ubwami hamwe n'ababakambwe na bya binyabuzima 4 bagobubitse uruhanga ku butaka imbere y'intebe y'ubwami, maze basenga Imana bavuga bati: amen. Ibisingizo, ikuzo, ubuhanga, ishimwe, icyubahiro, imbaraga n'ububasha ni by'Imana yacu, uko ibihe bizahora bisimburana iteka, amen. Umwe mu bakambwe afata ijambo maze arambaza ati: aba bantu bambaye amakanzu yererana ni bande kandi baturutse he? Ndamusubiza nti: shobuja, ni wowe wabimenya. Nawe arambwira ati: abavuye mu magorwa akaze, bamesha amakanzu yabo bayezereza amaraso ya ntama. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 24. Dore imbaga itabarika y'abagushakashaka. Isi ni y'Uhoraho hamwe n'ibiyirimo, yose ni hamwe n'ibiyituye byose. Ni wowe yitendetse hejuru y'inyanja, anayitereka hejuru y'inzuzi ubutayegayega. Ninde uzazamuka ku musozi w'Uhoraho, maze agahagarara ahantu hatagatifu? N'ufite ibiganza bidacumura n'umutima usukuye, ntararikire na busa ibintu by'amahomvu. Uwazabona umugisha w'Uhoraho n'ubutungane bukomoka ku Mana Umukiza we. Bene abo nibo bagize ubwoko bw'abamushaka, bagashakashaka uruhanga rwawe, Mana ya Yakobo. Dore imbaga itabarika y'abagushakashaka. Isomo rya 2 ni ryo mu ibaruwa ya mbere ya Yohani, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Nkora mutima zanjye, nimurebe urukundo ruhebuje Imana Data yadukunze kugeza naho twitwa abana b'Imana, kandi tukaba turi bo koko. Dore impamvu isi idashobora kutumenya, nuko itamenye Imana. Nkora mutima zanjye, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntibiragaragazwa. Gusa tuzi ko igihe Kristo azayigaragariza tuzaba dusa nawe, kuko tuzamureba uko ari mu by'ukuri. Umuntu wese kandi umufiteho ayo mizero arisukura nk'uko nawe ari umuziranenge. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 12. Muri icyo gihe Yesu abonye ikivunge cy'abantu aterera umusozi, aricara, abigishwa be baramwegera. Nuko araterura arigisha ati: hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Hahirwa biyoroshya kuko bazatunga isi h'umurage. Hahirwa abababaye kuko bazahozwa. Hahirwa abasonzeye ubutungane bakabugirira inyota kuko bazahazwa. Hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa. Hahirwa abakeye ku mutima kuko bazabona Imana. Hahirwa abatera amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abatotezwa bazira ubutungane kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Murahirwa niyo abatuka bakabatoteza, bakanababeshyera ku buryo bwose, ari jye babahora. Nimwishime munezerwe kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nimwishime munezerwe kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Bana b'Imana turahirwa, nidukomeze twishime. Amasomo yo kuri umunsi mukuru w'abatagatifu bose aradufasha kuzirikana ku ngingo igira iti: kubarirwa mu mbaga y'Imana, imbaga nyamwinshi. Yezu nakora iki
ngo nanjye mbarirwe mu watoye mu bana b'Imana, mu mbaga y'Imana, yambaga izataha ijuru. Ubu koko mu mbaga nyamwinshi yatashye cyangwa izataha ijuru ninjye wawuramo? Umuhanga yaravuze ati ikizakubwira ko wamenye ururimi neza, ururimi rw'Igifaransa, Icyongereza, Igitaliyani, Igiswahili, Ikirundi n'izindi nyinshi, nuko uzajya urota muri urwo rurimi. Kurota muri urwo rurimi babyeyi, byumvikane niba nifuza kuzajya mu ijuru, nzajya ndota nyine muri urwo rurimi rw'ijuru, ururimi rw'urukundo. Ese hari ubwo njya ndota kujya mu ijuru nkaba narota nagiye nko mu misa, dore ko kujya mu misa ari nko kunyarukira mu ijuru, nkarota ndi gusenga, nkarota ndi kuririmba indirimbo z'ab'ijuru nyine, nkarota ndi gukora ibikorwa by'urukundo, nkarota nababaye ngo mbabarire, nkarota iby'ijuru. Ese ho byari byakubaho? Rero biransaba gukora cyane nkabyitegura koko, nkabigendera, nkabivunikira, nanjye nkazabarirwa mu mbaga y'Imana. Kubarirwa mu mbaga y'Imana abakristo. Kiliziya ni imwe itunganye gatolika kandi ishingiye ku ntumwa. Kiliziya rero ikaba igizwe n'ibice bitatu, 3 parties de l'église, kandi byuzuzanya byunze ubumwe nimagirirane. Igice cya mbere c'est l'église militante, by'ikilatini domiles militis soldat, état de combat actuel. Niya kiliziya bake hano mu rugendo ku isi, église qui chemine dans la foi, église de Pentecôte permanente. Kiliziya turimo twebwe abantu bari kurwana urugamba rwa roho. None igice cya kabiri, église en son état d'attente, désir dans l'espérance, église de l'avant transitoire. Kiliziya y'abari mu isukuriro purgatori. Naho igice cya gatatu c'est l'église triomphante, en son état de gloire, le ciel, qui règne en plénitude dans la charité. C'est l'église de Pâques éternelle. Kiliziya y'abatsinze, abageze mu ihirwe ry'ijuru, abahire, abatagatifu. Uyu munsi rero tukaba turi guhimbaza kiliziya yo mu ijuru, église triomphante, kiliziya y'abatsinze abatagatifu. Ese kuki twiyambaza abatagatifu? Nuko kugira ngo se tubigane? Oya, ntabwo ari ukubigana gusa, kuko twigana n'umwe gusa, ni Kristo. Niwe bose bareberaho, niwe bose bareberaho, niwe bose barebeyeho. Jésus Christ est la source. Niwe soko nyine twese tugomba kuganaho tukavomaho. Ahubwo mu kwiyambaza abatagatifu bagatwibutsa ko kubugeraho bishoboka, ari inzira ishoboka, ko nawe nanjye turamutse dukaje urugamba twabigeraho. Ndetse yewe imbaga nyamwinshi yabigezeho. Yamvugo y'Ikilatini ya Mutagatifu Augustin igira iti si iste et istae cur non ego, si ceci est cela, pourquoi pas moi? Kuki abangaba babigezeho n'abariya bakabigeraho, kuki nanjye ntabarirwa muri abo? Kuki hari abagore, abagabo bageze mu ijuru, abakobwa n'abasore barijyamo, abasaza n'abakecuru bariritaha, abana n'abakuru bararitaha, benshi bagezeyo pe. Kuki ngewe ntajyayo? Kuki ngewe ntabarirwa muri abo ngabo, muri iyo mbaga yatashye ijuru? Abacuruzi bagezeyo, abarimu bagezeyo, abojozi bagezeyo, abaganga, abapadiri, ababikira, abafurera, abihaye Imana, abashinze ingo, benshi bagiye bagerayo kandi bazakomeza kujyayo. Kuki ngewe ntabandi muri abo? Bakristo bavandimwe, ntabwo umuntu aryama ngo abyuke abaye umutagatifu. Ubutagatifu buraharanirwa, ni ukuvunika, ukiwuha kuyu ugakora cyane, ukaba wanavunika, yewe mu maso y'abantu ukaba wanagorwa, ariko imbere y'Imana ukagororoka, maze ukagororerwa. Kugororerwa n'Imana, ihirwe ry'ijuru, umunezero udashira uri kumwe n'Imana. Amasomo uyu munsi aradufasha kumva ko umutagatifu atari umuntu wadamaraye ku isi gusa, uyira kinywera kiryamira, ahubwo nyine wa muntu wabaye ku isi ngo wari uri mu icumbi, ngo utaruri iwabo, arangamiye hehe? Ijuru, arangamiye Imana, acungiye ku Mana, akeneye Imana, afite inyota y'Imana, gukena no gukenera Imana. Mu Ivanjili y'Abahire twumvise Matayo 5, kumvisemo ingingo 8 nterahirwe, ariko icyo bose bahuriyeho bari abahire ni abaciye bugufi, abacishijwe bugufi, abanyabibazo, abagize ingorane hano ku isi, abakene, abiyoroshya, abababaye, abashonji, abanyampuhwe, abanyamahoro, abatotezwa, abatukwa, ababeshyerwa, abarengana, abasoresha n'indaya, abanyabyaha. Urimo nanjye ndimo. Abo bose bakaba barangamiye Imana, ingororano y'ijuru, cya gihembo cy'ijuru. Ingororano yabo nyine izaba nyinshi mu ijuru, nicyo gihembo bazabasezeranya. Mu isomo rya mbere naho twumvise abatsinze, twavanye mu gitabo cy'ibyahishuwe. Yohana intumwa akaba yaranditse iki gitabo cya Mizero, Esperance, agira ngo akomeze abakristo ba mbere bari baranyuze mu itotezwa ku ngoma y'abami nka ba Neroni b'abanyagitugu, Domisiyani, Trojani n'abandi benshi b'abanyagitugu. Abo bose bakaba baragwanyaga abakristo benshi barishwe, abamaritiri, abandi barahakana, abandi bagira ubwoba, abandi bakuka umutima, barahungabana, bakajya bibaza niba Kristo koko yaba yaratsinze icyaha akanazuka. Niba Kristo yaratsinze, niki gituma badutoteza bakatwica
bakanadutemagura bakatumara. Yohana intumwa y'Imana muri iki gitabo abihishuriwe na Nyagasani arabahumuriza, arabakomeza, abereka ko Kristo yatsinze koko, nuko abayoboke b'Imana nabo bemera bagomba kurwana mpaka batsinze. Nguko kwemera kugeza ku ndunduro nta kudoho kugeze mu nzira. Ngiki gitabo cy'ihumure, igitabo cy'umutsindo, ihirwe, amizero ko Kristo yatsinze, ko natwe tuzatsinda ariko nidukomera ku butungane. Birabaje ba Kristo bavandimwe, hari abayoboke benshi, nanjye kuvuga b'abayobe, bakura abana b'Imana umutima, bakagenda bakwiza ibihuha ko ijuru ngo ryarangije kusura, ngo n'imibare irazwi, ngo na Bibiliya irabivuga ko ari 144. Nuko bamwe banebwe bagahera ko barakara, bamwe bakirara ngo n'ubundi bararushywa n'iki ngo ko ijuru ryarangije kusura. Bakristo bavandimwe, kubera itotezwa, Yohana intumwa yajya akoresha amashusho n'ibimenyetso bishushanya bigombera gufindura bityo imvugo y'abakristo ikaba yihariwe, ku buryo abahakanyi n'abami batotezaga abakristo batari guhita bafindura nyine iyo mvugo. Ngewe ya mibare, amashusho, amakanzu yera, amaraso ya ntama, umubare 144 ntabwo ari ukubara ngo 1 2 3 4 gukomeza, ahubwo n'umubare ushushanya ni 12 gukuba 12 gukuba igihumbi. Iyo 12 ya mbere gashushanya imiryango 12 ya Isiraheli yo mu isezerano rya kera, gukuba n'intumwa 12 za Yesu Kristo mu isezerano rishya, ugakuba n'igihumbi abakristo benshi intumwa zaje kunguka nyuma yaho, cyane cyane mu itotezwa. Ngewe yambaga itabarika y'abashakashaka Imana, ndetse natwe muri icyo gihumbi nyine naho tubarirwa. Iyo mbaga y'abashakashaka Imana, kuko muri mbyo Zaburi yagize ati Uhoraho dore imbaga itabarika abagushakashaka. Amen. Ngabo barokowe na Kristo bagakurikiza ntama. Kuri uyu mubare mu isomo rya mbere bagize bati, nyuma y'ibyo mbona imbaga nyamwinshi y'abantu umuntu atashobora kubarura, iturutse mu mahanga yose, mu bihugu byose no mu ndimi zose. Za ndimi babyeyi tugomba kurotamo. Ese uyu mubare nyamwinshi nanjye ndimo? Kugira ngo mbe muri uyu mubare banambaye n'ikimenyetso ngomba kuba ngenderaho, kwambara amakanzu yererana. Ikanzu yererana ni ikimenyetso cyo gutsinda, kuruhuka imibabaro y'isi, ukambika umwambaro w'ubutwari, revêtir le Christ, kwambara Kristo, umwambaro w'ubukwe, umwambaro wa ntama, ubutungane. Ngo umutagatifu wanyuze hakomeye agatsinda, ni umunyabyaha wicujije akababarirwa. Ni nabyo Yohana yagarutseho mu isomo rya kabiri ati, umuntu wese ufite amizero muri Kristo arisukura nk'uko na Kristo nawe ari umuziranenge. Amen. Ntabwo rero bakristo bavandimwe guhirwa ari ugutunga ibya mirenge hano ku isi, ubukire, amafaranga, ubutunzi, abagore benshi, abagabo benshi, kugira inshuti nyinshi, ahubwo guhirwa nyakuri ni ugutunganira Imana. Ufite amafaranga wagura ibintu ariko ntiwagura ubuntu, ufite amafaranga wagura igitanda ariko ntiwagura ibitotsi, ufite amafaranga wagura ubutegetsi ariko ntiwagura ubutungane. Ubutungane babyeyi, ese koko byaba bimara iki gutunga ngatunganirwa hano ku isi, ariko najya kurya nkabitamwa amarira, nkajya ndara ku muguruko, ngahora mpangayitse, ngahora mbunza imitima? Wagize se ngo uko ndi hano ku isi mpangayitse mbuza amahoro, ntari kumwe n'Imana ariko ntibikabe? Wagize se ngo hari kizahinduka n'impfa? Ngo umunsi umwe umusore w'umukristo iwabo ngo bari baramutoje ubukristo pe, nuko yareba bihaye Imana akumva ko bakunze, kuko nyine yabonaga bahagarariye Imana. Ariko cyane umusore agakurwa n'isengesho, kugira inyota y'isengesho, inyota y'Imana, kuko nyine niho yumvaga bizamworohera kuzajya mu ijuru. Yari afite inyota y'ijuru. Anyuze hehe muri iyo nzira vie consacrée? Nuko ageze mu bihaye Imana, abakuru baramubwira bati, hic laboramus, ici nous travaillons. Hano turakora, dukurikiza rya tegeko rya mutagatifu Benedict Umunaki rigira riti mu Kilatini, ora et labora, prier et travailler, gusenga no gukora. None rero wa musore we, tugushinze muri urugo kujya wahirira amatungo, nk'igikorwa gifitiye akamaro communauté yacu. Nuko wa musore abyimbye amazuru, avugira ku mutima ateruye ati, narinzi ko byibuze banshinga gukora mu isakristiya, nkajya nirirwa mu kiliziya senga nshengerera, bimfashe gutegura ijuru neza. None abihaye Imana nuko babayeho birwa bivurguta mu mirimo y'urudaca, barangiza ngo bihaye Imana. Ese umuntu wize kaminuza nkanjye njye nirwa mu gisogororo, mu gihuru niyanduza? Nuko wa musore arashinyiriza, arabikora, ariko ari kwivovota cyane. Nuko iminsi irashira indi irataha. Umunsi umwe rero ari gusoma ikinyamakuru, aza kugwa kuri article yavugaga ko bihaye Imana babiri barwanye, umwe baramufunga undi aracika. Wa musore akuka umutima ati, karabaye noneho nditahiye. Abantu bihaye Imana barwana se, ubu se ngewe naba ndi kujya he? Nuko arakomeza arivovota, akomeza ya mirimo. Noneho ubukurikiyeho aza kumva kuri radio indi nkuru ibabaje kandi isebeje, ko hari uwihaye Imana wakoze skandale agafata umwana ku ngufu. None bahise bamufunga bamukatira imyaka myinshi.
wa musore noneho nyuma yo kumva iyo nkuru amaraso yongera kunega bundi bushya, nuko noneho afata icyemezo azinga utwe ngo yisubiriye iwabo, avuga ati ntabwo naba mu bihaye Imana, nibwiraga ko birirwa basenga basabira abantu bakarara basenga, none nsanze atari ko bimeze, ahubwo nsanze ari umuriro. Rero njyewe sinaguma mu banyabyaha, reka njye kwishingira urugo. Nuko wa musore wacu amaze kuva mu bihaye Imana ashinga urugo koko, nuko aravuga ati ubwo abihaye Imana banyereye imbuto mbi, ubu rero urugo rwanjye bimaze gushinga ruzamfasha kujya mu ijuru. Nuko hashize igihe kirekire bari kumwe n'umugore nyine mu rugo rwabo, baza kugira ibyago batinda kubyara, amahane atangira kuvuka birumvikana no kwiheba. Nuko wa mugabo nyine atangira gutonganya wa mugore ngo gucyo atabyara, intambara iba yose, atangira kumucyurira uburyo mubihirije kandi akaba agiye kumubuza ijuru. Nuko umunsi umwe kera kabaye, wa mugabo aza gufata umugore we neza neza ari kumuca inyuma. Ibyo byose bihuza nuko ari gushaka kujya gusaba gatanya, nuko barabangira. Bamaze kubangira gatanya, nawe yiyemeza kumwishyura amuca inyuma, ndetse akabikorera habona kugira ngo muhime. Wa mugore yaje kubyara umwana ku ruhande, umugabo nabyumvise aramuhima, nawe ajya ku rundi ruhande, nawe abyara yundi mwana. Umugore yakongera n'umugabo nawe akongera akamwihimuraho, wagira ngo bombi bari mu marushanwa yo kubyara abana benshi, abana hanze. Yewe niba bazashobora gutunga abo bana, ibaze nanjye nibaze. Umwe anyura ku ruhande, undi akanyura ku rundi, bakaza guhuriza hamwe bombi ku muguruko, bakaryama ku muguruko, bakarira ku muguruko, bagakorera ku muguruko, bakabana ku muguruko. Imiguruko babyeyi mu ngo zacu, babyeyi. Ese uyu mugabo ko yatangire mu bihaye Imana ashakiraho ubutagatifu bikanga, aha mu rugo niho bizamushobokera? Aha ku muguruko. Bakristo bavandimwe mu nzira y'ubutagatifu, ntawe witwaza undi, ntawe ugira undi urwitwazo ngo uyu we yarambujije, yarambangamiye. Ubwo nagiye mu bihaye Imana nkabona hari bimwe babivangavanga, bagakora za skandale, bakagusha abandi benshi, ubwo nanjye ngo niko byamera, ngo nisubiriye iwacu. Ngo kandi hari bamwe bagikomeza kwitwara nabi mu bihaye Imana, ubwo se nkomeze, ngo nanjye mbavuyemo, n'umwana wanjye sinzamwemera kujya kwiha Imana. Abandi bati ngo ubwo hari abashinze ingo benshi zikabananira, za gatanya zikaba ziri kuvuza ubuhuha muri ino minsi, ngo nanjye sinzongera gushyingirwa. Ngo ubwo nyine ugatangira urugendo rwo gupimisha ku biro, gupimisha ubugoro, gufata ku biro babyeyi, mbega umuriro. Bakristo bavandimwe, inzira y'ubutagatifu ni personnel, n'umuntu ku giti cye n'umwihariko wawe. Ntukagire umuntu ureberaho usibye nde? Kristo watwitangiye. Uru ni rwo rugero tugomba gukurikiza twese, niwe dukurikiye, niwe dukurikiza. Ndakubwiza ukuri muvandimwe, nukurikiza abantu kuko nyine turi abanyabyaha, ntuzashyika, uzabivunikiramo, uzabihomberamo, uzagwa ndetse unagushe n'amazuru. Umukristo muvandimwe ntuzitwaza abandi, akabandi bananirwa kuryama mu buriri bwanyereye, bakananirwa kurya ngo ibiryo birabishye, bakagenda bavangavanga imihamagaro ngo barishakashaka. Bavandimwe, tumenye ko ntawe ujya mu ijuru agenza n'amaguru. Iyo ugiye mu ijuru ugenda uryamye, wavunaguritse, washengutse, wageraho ukabyuka ukemarara, la resurrection, ubuzima bw'iteka. Ntawe ujya mu ijuru kandi aseka, ahubwo aseka agezeyo. Abatagatifu n'abavunitse bagashavura, bakababara, bakababarira, n'Imana n'ikababarira, ikabahemba ibyishimo bihoraho, ni igihembo cy'ijuru hamwe n'Imana Data. Amen. Batagatifu mwese mudusabire. Mwese mbifurije ijuru. Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.